arabivuze mu kubivuga no nyirasenge ati cyo se nyirampu uvuze yuko utabishaka urabyanze umugabo aragukubita ana nta kibazo uranika nabawe warababyaye nanjye ntabwo muraho neza nshuti zanjye nk'uko mubizi rero mba naje nabakumbuye ni Sifa Mpinga nk'uko bisanzwe ubakunda cyane ntangiye rero ikiganiro cyanjye ngira ngo basuhuze babwire ko nagarutse nk'uko nabibasezeranyije uyu munsi rero nashatse kongera kugaruka mu mbane namwe nk'ibyo nabemereye kubakorera njye mbakorera buri munsi akenshi gashoboka. Bandeko nangai boni bandeko nangai. Bonjour mes amis. Jambo barafiki yangu. Mnajua mimi nachanga kama huga sana juu nibasalimie nyibote nibafurahishe niwaambie kama mimi nabapenda sana. Kandi nimukaje mwibagirwa gukora subscribe nimutangira. Nabwo ko mugomba kujya mumba hafi mukantera inkunga. Ntacyo bibatwaje. Uyu munsi rero nabazaniye aba mama nkuko nabasezeranyije. Twaganira ubushize ku kiganiro ngira abana b'abakobwa inama. Uyu munsi rero nabazaniye aba mama bashoboye. Murabizi neza ko abantu bakuze babari igitabo babari inzu y'ibitabo baba bafite amateka menshi baba bafite ibintu byinshi badusangiza twebwe tutashobora kumenya tutahuye nabo. Nabazani rero aba mama bakuru bafite byinshi bazi tutazi kugira ngo baze kutuganirira kuntu umwana w'umukobwa ategurwa kugeza ashinze urugo rwe. Ubwo rero natangira bahereza bakabibwira. Karibu mama. Murakoze cyane nanjye ndabanza kubasuhuza. Ndanezerewe cyane ko mfite umukobwa wanjye hano ndamukunda nkabangira ngo nivuge ariko mfite ikibazo. Nibwo bwa mbere mumbona wabaretse se muri commentaire bakabyandika ntabwo nivuze buretse ngaho muraza kubimbwira uwo ndiwe. Ndacecetse fori ndende. Aha. Murakoze cyane bantu mudukurikiranye rwose mwumvisha uriya mubyeyi ko avuga ngo fori ninde rwose mwandike muri commentaire mumubwire muti turakuzi. Rero nicaye aha ku bwa Nyagasani ariko nicaye aha ku bw'umukobwa wanjye Sifa. Sifa I love you. I love you too mama. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe mutumenyereye nanjye muri commentaire mwandiki uwo ndiwe. Izina ryanjye ninde? Izina ryanjye ninde? Hanyuma rero rwose abarishobora kurimenya akabizu akabombo n'akabiswi. Murakoze cyane. Karibu. Urakoze cyane mukobwa mwiza. Ndakukunda cyane. Akundiye. Ubu rero uti ni njyewe ugezweho. None se njyewe ndashaka nanjye mumenye ndinde turi bande ubundi mu buzima busanzwe mutubona hehe? Yego rwose ese batubona bati mujya mutubona hehe turi bande amazina yacu nanjye izina ryanjye ntago nivuga muri comment abariko muzambwira izina ryanjye urwo mubakunda mu rwandike muri comment. Twe tubakunda urw'indani. Yego. Tubakunda urukundo ruzira uburyarya. Rwose. Ubwo rero nko nababwiye tugiye kuganira ku bana b'abakobwa. Abana b'abakobwa ese batangira gutegurwa gute mu myaka ingana gute? Twabategura gute kugira ngo barinde bageraho bagiye gushaka ingo zabo mbese bashinze ingo zabo? Ni gute twabafasha
nk'ababyeyi. abajije ikibazo cyiza cyane, ikibazo gishobora kugutunga ubuzima bwawe bwose. Baravuga ngo umwana atangirwa akiri muto. Mbese wenda ngenda ashyiraho n'umuhungu, aba umuhungu aba umukobwa, ariko umwihariko ni umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa atangira akiri umwana muto, umubyeyi ukamuyobora, umubyeyi ukamwereka isuku kwanza. Umwana agakura azi ko agomba kwiyitaho, ubwo ndavuga umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ukamwigisha ikinyabupfura, umwana w'umukobwa ukamwigisha kutiyandarika, ukamwigisha kwambara neza. No kwambara neza tubitangira, umwana w'umukobwa umutangira akiri gatoya, ntabwo umutangiye yaramaze kuba mukuru. Urumva, reka ngabonye gato n'abandi nibavuga, ndacyavuga. Aho ngaho nanjye hari icyo navuga. Umwana w'umukobwa si ukuvuga ngo uzamutangira kumutegura afite imyaka 20 cyangwa 19, umutangira ari mutoya. Cyagiye umwana aba afite imyaka nk'itatu, ugatangira kumwigisha kwambara neza. Iyo utangiye kumwigisha kwambara akantu kagera mu ngwiro z'ikibuno, icyo kintu nshuti yanjye aragikurana, kugira ngo uzakimuvanemo akuze biragorana. Ariko iyo umumenyereje kwambara utwo tuntu duca munsi y'ingwiro z'ikibuno, ntukeke ko nakura ntabwo azakwemerera. Rero mutegure akiri mutoya, mutegure agire urukundo, asabane n'abantu akiri muto, kugira ngo nabasha no kugera igihe cyo gushaka azaba yaramenye kubana, nanagera no mu rugo rwiwe amenye kunguka umuryango, amenye kwagura umuryango. Umuryango mvuga ni bagenzi be babana, ni bagenzi be biganye cyangwa baturanye aho atuye kuri uwo musozi. Umwana w'umukobwa rero ategurwa hakiri kare. Aha niho bavuga yuko, ubundi mu Kinyarwanda bavuga yuko umwana apfa mu iterura. Iyo bavuze mu iterura, ni cya gihe cyose iyo myaka iri hasi aho ngaho. Hakiri kare umwana amutangire mu iterura, nawe urabibona mu iterura nyine uramuteruye. Nicyo bishatse kuvuga, cya gihe umwana akiri hasi hariya. Rero noneho nk'uko mugenzi wanjye yavuze ati n'umuhungu, ariko 100% umwana w'umukobwa umutangira hakiri kare. Kuko hari igihe azagira, hari nk'igihe bavuga ngo kuzira inka umwana w'umukobwa. Ni urugero, kiriya gihe umwana agomba kuhagera, igihe cyo kuzira inka waramaze kumuganiriza. Rimwe na rimwe iyo mwicaye, ganirega nta nubwo unamwigisha umutegeka, mwigishe, mwiyumvemo nawe akwiyumvemo. Niho azagira ate, azumva ibyo umubwira, bizatuma agutinyuka, avuga ati mama, n'akantu kose yabonye aza kubwira. Ntumukangare ngo uracyamura, cyangwa se ngo umwereke agahanga gakaranyaraye. Oya, mwereke isura nziza, akwibonemo, umwibonemo, umwana wawe azamuke avuga ati mama. Nibyo bizaguha iki, kugira ngo wa mwana azakumviza nyigisho uzamuha. Urakoze cyane. Hari ako ngira ngo mugenzi wanjye avuze, hari ubwo ushobora kumenya ngo kuzira inka ni iki. Ntabwo ari ukuyizira, kuko hari utabizi icyo Kinyarwanda. Yego nibyo. Ngo sinzi ngo inka ngo yiwe ngo ndayanze. Kuzira inka ndabyatura no kujya mu mihango. Yego. Buri kwezi. Niko kuzira inka. Niko kuzira inka. Ni Kinyarwanda. Dukomeze kuri wa mwana w'umukobwa. Ubwo mu gihe turihuse, umwana icyo gihe, muri icyo gihe urumva ko twavuze icyo Kinyarwanda cyacu cyo kuzira inka. Mama akakwegera, mukaba inshuti, ukamuganiriza ko niba ko ubuzima bwe bwahindutse, imyitwarire ye, ngiye gukoresha ijambo mwihangane, ntabwo agomba kuba imbambare, ntagomba gushingaza, ntabwo agomba kugira gute, akamenya kwitwara neza. Kuko iyo witwaye neza, ubwo niko kubaka ejo hawe heza. Urabyumva bana banjye? Ikindi kandi
mwana w'umukobwa gisha inama mama wawe. Ikindi kandi niba atakibaho Imana igushakira inshuti, ngiye kuguha inshuti. Niba nta nyogosenge, ibyo ba nyogosenge ntibakiri gutya, ntabwo ushobora kubura inshuti Imana ikuyoboraho, ahubwo inshuti nziza ni n'uwo mutagira icyo mupfana. Kuko iyi miryango iki gihe kigeze, ngewe narumiwe. Uru rukundo rwamaze gukonja, ntabwo umwana w'umukobwa akigirwa inama ngo ugire, ahubwo aragushuka, agashaka kuba yakuyobya, agashaka kuba ahubwo yakugiramo bizinesi, akajya kuba yagucuruza. Ariko yemwe bakobwa, ubundi ubwo mujya muhura mukaganira ibiganiro by'abakobwa, ibiganiro by'abakobwa bagahura. Twebwe reka nse nkuvuga gatoya, twarahuraga tukaganira, tukajya guca ubwatsi, tukajya no guca imyeyo. Cy'abakobwa. Abakobwa b'iki gihe ntibagikozwa imyeyo. Kandi rero iyo twahuriragayo twaraganiraga, ibiganiro twaganiriye bikaduheramo, tukabigira gutya tukabimira. Aho ngaho rero rwose reka n'abandi bavuga we yego reka rero nkubwire. Mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo ugiye iw'abandi, uzahasanga nyogosenge, uzahasanga nyoko wanyu, uzahasanga mubyara wawe, so wanyu, nyokorome. Nta kindi burya babaga bavuga. Ntabwo aho uzajya gutura uzahasanga nyogosenge ngo nuko avukana na so, nyoko wanyu ngo nuko avukana na nyoko. Oya, uragenda ukubaka inshuti, ukubaka umuryango, noneho wajya kubona ukabona havuyemo nyogosenge. Nk'iki kijara, nk'iki gikobwa, nkaba ndi nyina wabo, nkaba ndi nyirasenge. Murabyumva? Ubwo rero niho tubaganirira tuvuga tuti nushaka uzahaguruke, iyo ugiye uzashake nyogosenge, uzahasanga nyoko wanyu. Ntabwo uzagenda ngo usange nyoko wanyu muturanye, ariko uzamwiha kwihe usange ubonye nyoko wanyu aho utuye. Nange reka mpe bagenzi bari ijambo. Uyu mubyeyi yavuze ijambo ryiza cyane, ati azakwiha nawe umwihe. Icyo ni Ikinyarwanda cyiza cyane. Akandi kantu nshaka kongeraho, iyo tuvuze kwa kujya mu mihango, murabizi cyane cyane ku myaka 12 na 11 na 11 harakomeye n'icyenda basigaye. n'icyenda hari umwana nzi rwose wayigiyemo afite imyaka 9. Imyaka 9 abantu bakikanga cyane. Aho rero niho nshaka gusa n'utindaho gatoya. Iyo wagiye mu mihango mw'abana b'abakobwa, uzagira utya ubibone wikanga, ugira ubwoba wikanga uti ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Ntuzagira ubwoba, ahubwo nibwo buzima bwawe, nibwo bukugaragariza yuko uri muzima, kuko nta mukobwa ushobora kubaho icyo gikorwa kitarabonetse, kitabayeho nyine utaragiye mu mihango. Nk'uko twabisobanuye, byazaba ari ikibazo. Ntibivuze ko ari imyaka 12 gusa, ushobora no kugenda ukagera na 13 na 14. Si igitangaza, ariko nanone bigeze kuri 15 simbizi. Ariko icyo gihe rero niho we mwana w'umukobwa uzagira iki, ugomba kwitondera, ukitondera. Dore uyu munsi wa none amatelefone asigaye ari rukora cyane, bari ko mbyita. Aho kugira ngo ugende ujye kugira iki, ujye kugisha inama cyangwa ubwire wa mubyeyi yaba nyogosenge, yaba nyoko wanyu, yaba mukuru wawe, uwo wisangamo, uwo wibonamo. Ntabwo mvuze ngo ujye kubwira uwo ubonye wese ujye kwitangaza ku gasozi. Reba undi wiyumvamo, umubwire cya gikorwa cyawe cyakubayeho. Noneho rero uzirinde za telefone ngo najye kuri sinzi aho bajya ibyo bintu ngo bakajya kubishaka. Wenda tutarajya wenda ku matelefone, no mu buzima busanzwe, wowe ubwawe umaze kubona ko ugeze ku myaka 15 nazamutse, wowe iyibaze wowe ku giti cyawe, urambaza impamvu. Kuko hari abana bakuze bajya kubona bakabona ntibari kumwe na mama, hari n'umara kuvuka akaba ntakiri kumwe na nyina wamubyaye rwose. Niba rero umaze kugera kuri iyo myaka 15,
ibaze wowe ku giti cyawe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzabeho ubanza ubwawe wikontorore, ubanza wikontorore mwana wanjye, wiganirize uvuga utese nkeneye ejo hanjye. Nkuko niba ugiye mu ishuri kurikira iby'ishuri, noneho nuvayo uze wegere mu rugo iwanyu hari umukozi, wijya mu nzu ngo uryame, nyarukuze jya mu gikoni urebe uko, ngiye kuvuga ikintu cyoroshye ariko uraseka, igitunguru uko bagikata. Nurangiza jya hariya mu gikoni urebe uko bahata cya gitoki, kuko hari uko ushobora kugihata ukagisigaho by'umukara ntubishobore. Noneho ndetse fata inkono uvuga uti uyu munsi mama papa ninjye uteka, ugenda ujye mwana wanjye wiyigishe guteka byunganire ya masomo wigishije. Mu gihe cy'iminota 30 hari icyo urabukuye hariya watetse. Ubwo uwo munsi watetse warangije wabyumvise ati ugere wongera utariko mama uyu munsi ndagusasira ni utyo. Noneho ubwo unyarukire mu cyumba cya mama wige uko woruganiza utuntu kutegera gutya, wibwiriza imirimo ukiri muri iyo myaka 15. Ibyo byose nabyo ni amasomo umwana w'umukobwa agomba kwiga ategura ejo he hazaza. Murakoze cyane rwose. Ibyo byose umwana wanjye ntabwo ari ukuvuga ngo hari umukozi. Oya, uwo mukozi ari aho ngaho iwanyu, ariko niba utaza rero ngo umenye uti reka nteke n'akanyama, nubona ubiriye hano ku isahani urumva biryoshye. Ese biryohishwe ariko byagenze gute? Jya kureba uko byagenze. Noneho uko wize ya mibare bya bintu byose wize hariya mu ishuri bizagufasha washatse akazi, wige n'ukuntu uzateka, uzagabura, uzigaburira. Ibyo ndabirangije. Ubwo nanjye nagira ako nongeraho ku byo mugenzi wanjye yavugaga. Umukozi uramufite iwanyu, birashoboka ko yajya iwabo kubasura, birashoboka ko byanashoboka ko ubushobozi bwaba buke wa mukozi ntaba agihari, birashoboka ko wazagira gutyo ugasimbuka ukajya mu rugo rwawe. Kwa gatandatu ntiwakoze n'umugabo ntiyakoze mwiriwaho, ariko hari ubwo azagutetaho, kandi kubikubwira si ukugusuzugura, ni ukugutetaho, kuko umuntu ateta kuwe. Umugabo akagutetaho akakubwira ati uyu munsi ndashaka untekera akanyama. Ako kaboga, ako kanyama gatetswe katarimo amazi rwose ndagashaka ugakarange neza, n'agasarade n'ako gafiriti unzanire, ndashaka ibyawe. Ubwo ntiyaguteseho, warangiza ukagenda ukajwandajwanda ibintu, umukozi akakurusha guteka. Wa mukozi yagiye iwabo, wa mukozi yagize ingorane zituma ajya iwabo akamara y'icyumweru. Ese urwo rugo ruzagenda gute? Iga gukora, kuko umwana arindwa inzara, ntabwo arindwa imirimo. Urakoze cyane. Nk'uko mama yarabivuze rero, umwana umurinda inzara, ntabwo umurinda imirimo. Niyo mpamvu dushaka rero gukomeza kubwira abana b'abakobwa, ariko n'abahungu barimo, abakobwa biyumve cyane kurusha abahungu. Umwana hari igihe agera muri ya myaka yo kuba yashaka gushinga urugo rwe. Hari abana basigaye bakura akumva rwose ashaka gushinga urugo hakiri kare, cyangwa akabanza kurindira ngo ashake ya mashuri yayarangize. Tugeze muri cya gihe cyo kugira ngo umwana tumutegure agiye gushaka gushinga urugo rwe. Ese niba ataraze ya mirimo akiri mu rugo bizagenda gute? Wa mwana ugeze kuri ya myaka rero byamugendekera gute? Mukomeze mubagire inama. Aho ngaho rero niba navuga ngo niho ruzingiye. Iriya myaka yo noneho ni urundi rwego, itandukanye na ya yindi yajyaga yirirwa akinaga tenisi, na ya yindi kwirirwa muzi biya bubu ntabwo muyizi. Twakinnye biya, hari abana bakikira ntabwo muyizi. Ubwo ibyo ngibyo yamaze kubisimbuka. No gukina agatambaro
no gukina amabigibigi agatambaro k'umwana karihenga ko karahise ese rero bagakina kano barakaza ibyo rero ngo twabivuyeho ubwo rero mubyeyi ni ukufata umwana nyine ukamwigisha ko ibyo ngibyo abisigiye abazabyara reka nihutise rwose abazabyara ahubwo ni gute ugiye kwitwara umwana wanjye ubu ugeze igihe cy'abasore ko bakureba ugeze igihe cyo ko nawe kwiyumva cyo kwijyana uwo uri we ugeze igihe cyo gufata ikirori indorerwa ukireba ugeze igihe cyo kwiyitaho ukiryoshya ugasa neza ukitunganya ukareba uko useka ukareba uti uyu mutwe wanjye umusatsi wanjye mbese nambara uko nambara mbese uko nitwara kubera ko nicyo gihe umukobwa arambagirizwa ugeze igihe kirambagizwa ubwo ugeze igihe cya gihe kirambagizwa rero hitonde ugende neza utahire igihe wizerera ugeze mu gihe cyitwa ibishuko ugeze igihe bagenzi bawe bakwereka utuntu ugashiduka warenze inkombe ugashiduka warengereye ibyo mvuga muri mu kubyumva ugeze igihe cyo kuba wareba agatelefone ugeze igihe cyo kuba wararikira utese kuki mucuti wanjye yambaye kariya kuki mucuti wanjye yambaye turiya duherena ugeze igihe cyo kwifuza ngo reka nanjye bandebe ugeze igihe cyo kwitwara uko Imana itakuremye ugeze igihe cyo kugira ngo uvaneho umubiri wawe ukunyureho wari nyirabukara ugashaka kwigira inzobe ibyo bintu nicyo gihe ugeze ubwo rero bagenzi banjye ntibagiye ikindi babivugaho mbahaye inzira y'ukuntu ugomba kwitwara n'ibyo byose izo ngero natanze reka nanjye nkurize kuri ya miriwari umwana afata ajya gusohoka irembo akabanza akagira atya akareba ko wenda nta tuntu turi mu maso nta duki uko ufata miriwari wireba gutya wihanagura gutya niko n'ijisho ry'umusore hariya rikureba ijisho ry'umugabo rikureba nyamuneka mwana wanjye uko wirebaga menya ko ariko bakureba menya ko ariko umusore ushaka kuzabana nawe agukurikirana umunsi ku wundi kandi utabizi aragukurikirana utabizi rero gira ubwenge kandi umenye ko wageze mu gihe cyo kuba warambagizwa kuko iyo watangiye kwirora ubuze ubwenge pe menya rero ako karimo kazakujyana mu rugo rwawe menya icyo kinyabupfura uzajyana mu rugo rwawe menya urwo rukundo uzatambagiza ku musozi uzaturaho ndakubwira gutambagiza urukundo ni gute kuba wabanira neza umuturanyi hari igihe umuntu ataba mwiza ariko ukagerageza kwihangana ukamenya uburyo umworohera ukamenya uburyo umwerera imbuto nyamara hari igihe avamo wa wundi nyirasenge nyogosenge akakubera nyogosenge kubera ko wamwereye imbuto wiba nkawe naho ngaho ngarukirije bagenzi banjye rero aba babyeyi bavuze ya myiteguro mbyite ngo ni ukwitegura none warangije kwitegura ka karorerwamo koko wirebye wagize umusore yakubengutswe ndabyita kubengukwa yamukunze igihe kiranageze ye ibintu byose bishyizwe mu bikorwa wagiye igihe cyagiye wageze mu rwawe njye niho ngiye guhera ese uzitwara gute wageze iwawe mu rugo rwawe imyifato yawe niyi wagezeyo ese uriya ubwo wamenye yuko ko wavuye ku rwego rwa mbere ugeze ku rundi rwego rwa kabiri ruriya rwego rwa kabiri rero uzarwitwaraho gute wagezeyo wabonye wa mugabo wawe bwa mbere na mbere twavuze ko ese uzi guteka uzagerayo dore rero ngewe uko ndimo nshaka kugira ngo mbagire inama abana bacu we wagiye icya mbere na mbere ukigera kwa mugabo wawe uzirinde icyo bita amagambo uzirinde amabwire uzagira icyo bita ibanga kuko ibanga wowe utazigirira ntabwo uriya azarikugirira genda ugere kwa mugabo wawe umenye uko ateye buryo cyagiye mwajyaga mukina mugira gute hari twinshi atakwerekaga ariko umugabo burya wivuga ngo nari muzi uzamumenya wahageze iyo wamaze kuhagera nibwo
umumenya ukamenya imico ye, ya mico rero nawe utangire wige, wijya kubwira abantu ku gasozi ngo disi we ngo uzi yuko umugabo wanjye najyaga njya kumusura tugasangira tukarya, none nagezeyo muzi yuko nteka ikiro y'umuceri yose, ikiro y'umuceri akayirya yose akayirangiza. wibivuga Ibyo bintu niba ariko umugabo wawe ameze, ceceka ryumeho, gira ibanga mwana wanjye. Wigira ujya kubwira ngo umugabo arya ikiro y'umuceri, wigira ujya kubwira ngo umugabo wawe ngo burya ukuntu yari ateye, uzi yuko inzara ze ntari nari nzibona, uzi ko nta nzara agira, uzi ko ino rimwe ryacitse. Cyane cyane uzamumenya ari uko wagize ite, wagezeyo mu rugo. Okay, urakoze. Hari akantu utumye unyibukije. Njye n'uyu muvandimwe wanjye muri mu kubibona, hari aho nyine iwacu ku ivuko, ndagira ngo ngiye kubaha igikorwa umukobwa yagezeyo yashatse yasanzeyo, ubwo muzambwira niba icyo gikorwa uko wakwihangana cyangwa n'ukuntu wagifata, muzabinyandikire mubimbwire. Yagiye mbese umusore yarasabye biraryoha, reka nihutisha amagambo, ubukwe burabaye, barabanye. Nk'uko uyu yabivuze, ntabwo ubuzi ateye ati. Yagezeyo asanga umugabo we niba ari uburwayi yari afite, yihagarika mu buriri. Mbese reka nature anyara mu buriri, reka mbivuge, nibyo anyara ku buriri. Urumva yuko urumva ko n'umugore akanyara bose bakamunyara. Ni umugabo wanyaraga ku buriri. Umugore nta kibazo yari afite. Umugore nta kibazo yari afite. Uwo musore urumva ko ni uburwayi, njye niko birumvikana ko agahago ke niba kari koroshye, utuguyemo twose tugasohoka, utuguyemo twose ntabwo kari gafite imbaraga ngo kifunge gutya aba yabyuka. Ubwo araryamye arasinziriye, niba hari utuguyemo ari n'amazenyo ye tugasohoka. Umugore biramushobera, kandi umugabo aramukunze bien. Umugabo aramukorera ibishoboka byose, ntacyo umugabo atakoze. Umugore bibaho agera igihe umugore arihangana, afunga umwuka, agera igihe abyara, baranabyara. Urumva ko n'umugabo ni muzima, urumva ko no kubyara yarabyaye. Agaje ku bana babiri, ubwo icyavuyemo umugabo ati noneho dore njye mfite ikibazo cy'uburwayi, ubwo rwose sheri wanjye nta kundi, yari yarabimuje nk'uko mugenzi wanjye yabikubwiye. Matora zabaye ebyiri, aho ngaho murabyumva, umugore arihangana. Ibyo rero yigeze avuga ati ikintu bita kugira ibanga cy'urugo. Urumva ko babyaranye ubugira kabiri, birangira ryabanga rimennye. Uwo yarimeneye rero ati eto nge sinshobora kuba kwihangana, kandi yari yarabyihanganiye. Matora yarihanganaga akayijyana mu gikari akayanira. Wa wundi aba aramusenyeye. Uwo mwana w'umukobwa ubwo aba arahambiriye, aba aratashye. Umugabo ati mbo ntutashye, njyewe uburwayi bwanjye warabwihanganiye, warabubonye, singutuka singukubita, icyo ushaka cyose nakumaza agahinda, igendere uzaza ntakubwiye. Umukobwa yaratashye, ageze iwabo asanga nyina, yewe na nyirasenge batese nyina nto bitema, mama ngo shingewe guhora meshonge guhora arabivuze. Mu kubivuga na nyirasenge ati se nyina nto uvuze yuko utabishaka, urabyanze. Umugabo aragukubita, oya araguhahira, oya mwihangane gato ngiye kubikina, ubu ngiye kuba mama. Uyu nguyu abaye umukobwa wanjye. Yaje kuvuga niko se mukobwa waje uti uzamwe n'iki ikubaga uko mbona uje wahambiriye, bigenze bite? narinje kubasura. Waruje konsura? Ariko yewe ariko niko sipesiyo warusanzwe uzagwe, simbona wahambiriye. Nyine nzahamara icyumweru. Uzahamara icyumweru? Umugabo wawe ari bite? Hari akamisiyo yagiyemo. Ariko noneho ariko oya reka nkubaze, udashatse kumbeshya urare ugasanga ndi igicucu wabona ariko sinkuzi mwana wa sinjye wakwibyariye, sinjye wakwibyariye mbwira. Okay, urabyanze? Umva reka mbwire Gasara bwagende ahamagare nyogosenge, wenda uramubwiza ukuri.
cyangwa se mbwiza ukuri aho kugira ngo Gasaro bwagenda abwire nyogosenge mama wambyaye ndakumva mwana wanjye uri mama uko byagenda kose yego hari ibanga wambikira naribika mwana wanjye nese mwana wanjye ngo ibyaye ikibazo kukirigata urumva nakwigarika ngaho mbwira mama karame mukimara kunshyingira ngeze mu rugo rwanjye yego hari ibintu nabonye nkavuga wenda ngo birashira yego ariko ihangane buretse kurira wirira mwana wanjye wirira mbwiza ukuri ndi nyoko mbwiza ukuri yego ihangane mwana wanjye ihangane mbwiza ukuri hanyuma yego ni uri mama sinabikubwiye nagiye mvuga ngo wenda bizashira ayiwe ariko nkumva atari na byiza kumena ibanga nk'uko wari warantoje yego kuko nagutoje ihangane mbwira ngo uteze amatwi imfura yanjye mbwira mfura yanjye byara umwana yego byara uwa kabiri mbona birarenze birandenze urakubitwa se ntabwo nkubitwa yego akwisha inzara ntabwo anyisha ariko ntabwo usa nabi iby'inzara ntubimbwire mwana wanjye dore urasa neza ndasa neza ariko ikibazo mbyuka nikoreye matora abana abuzukuru banjye baranyara ihangane ariko koko mana ihangane mbwiza ukuri inkari z'abana ntase mwana wanjye umwana burya inkari z'abana nta kibazo uranika n'abawe warababyaye nanjye ntabwo nigeze nkunena mwana wanjye ngaho mbwire mama iyo ziba iz'abana yego mbyuka ndunguruka mu baturanyi ko batareba urabona tukimara gushaka nabyo nta bana twari twakabona yego niba n'ubu wenda bahari ariko nabyukaga ndeba hirya no hino meze nk'umujura yego nkabyuka nsohokana amatora umugabo araranyara ku buriri ngo matora ukabyuka uyanika nkabyuka nkebaguza nk'umujura ndeba ko hari abaturanyi batubona bareba mu rugo nkaterura amatora nkagenda ijojoba niyo naba namaze gukoropa nkongera nkasubira mu gukoropa umugabo wanjye iyo apfuye gushyira akantu mu nda ko kunywa ako kanya araranyara ku buriri mama icyo kintu mva se ceceka mwana wanjye mva mwana wanjye koze nicyo cyanzanye ihangane tubiganireho cyo tuza ndi nyoko wakubyaye ariko ntawe wabibwiye ntawe wabibwiye mwana wanjye ndagushimiye kuko uje akaba ari uwimbwira abo ntawe wabibwiye uretse umuti ndawukubwira ndawuguha umuti urawumpa uretse tega agati ni ndawuguha mva rero mwana wanjye ntabwo nkubwira ngo byaje amavuga ngo niko zubakwa oya niko zubakwa ntabwo wakubaka utamerewe neza iryo rwose njye sindikunda iryo jambo ntabwo umbwira ngo niko zubakwa ahubwo haba kwitekerezaho hari ibintu njye nshaka ko ugenderaho mwana wanjye umugabo wawe dore uko usa ndabireba urambaye rwose wajya kugira nakubona rwose akakohereza ukaza mu rugo tukishima inkoni ntayo buriya niza ku isonga icya kabiri mwana wanjye ibiryo birahari arakugaburira nta rutoto mwana wanjye oya ntarwo cyangwa ugasinzira aho unyuze mu bandi baravuga ngo dore mukakanaka aho unyuze mu bandi bagore dore uko wambaye urasa neza baravuga biriya rero ni uburwayi musezerana ari imbere y'amategeko amagambo bavuga urayazi nshatse nakubwira ukayansubirira muri mu gusezerana imbere ya padiri amagambo mwavuze urayazi hagati aho noneho uko nakureze uko nakwigishije ugomba kuzafata urugo rwawe nta burwayi umugabo wawe afite uko ngo muzatandukanywa n'urupfu azaba arwaye uzamurwaza uzaba urwaye azakurwaza
wanyumvise none se aramutse hari igisebe bita igishega, icyo gisebe ni igisebe kidakira, igisebe kigomba kozwa uri mu nzu kiranuka inzu igatuma. Arwaye icyo gisega wacyoza, ashobora kurwara iyo yarwaye ya diyare. Uko kariya ka bebe kawukoza umwanda n'ibiki n'umugabo wamuza zihanganire. Buretse ndangiza. Akoze mama. Buretse mama. Akoze mama wanje. Mvasi. Ibyo byose ubu ntabyo akora. Waza umugabo wawe tske. Waza umugabo wawe. Njyewe nshibijwe no kumbwira si wowe wajya gutelefona umbwira ibiganiro ngo ko mwaraye muri salo muganira ngo mwasetse mwatembagaye ukambwira yuko ngo hari n'igihe mujya kuryama umwakubita undi agapfunza umwe ntabwo cyagiye bambwiye ko ngo wamukuriye muri salo mukururukana mwese mugenda mujya kuryama mwasetse mwatembagaye mwishimye. Urugo n'urwo ngurwo ntabwo uhisha umushahara, amafaranga uko yayahembwa arayakwereka ngo mukajya inama z'ukuntu ayo mafaranga azubaka urugo. Wambwiye ko mwamaze kugura ikibanza epfiriya ngo Nyarutarama, warabimbwiye. Ese mwana wa urajya heki ubu se inama zawe ndazumvishe mubyeyi. zumvise mwana wanjye. Hanyuma se nise ndumva nanone ngize akantu k'ipfunwe gusubirayo. ntubona ko yicecekeye akanga kuza mu rugo kumwe abagabo baza gucyura. Yanze ko wagera hano ukavuga iryo jambo imbere ya nyirabukwe na sebukwe akaba agiye ku gasozi, ahubwo niwe wagize iryo pfunwe. Ubu ndakurahiye ko mwana wanjye ushobora kumva ashobora kurwara akibazaho akitekerezaho kubu wamuvuze kubu wagiye kandi nta nabi ashobora kurwara n'umutima akagwa. Ikindi kandi ntari nkubwiye uretse gato, wari uzi ko buri hashobora kuza undi mwana w'umukobwa akabyemera kandi wavuga ngo ushatse undi mugabo akakwanika, uri uzajya kukwanika no kugira ngo ugende wihangane ukora ibyo bikorwa wifitiye amahoro. Ikintu cya mbere ni amahoro mwana we, wanyumvise. Ubwo rero icyo nasorezaho, irinde ko twajya kumva tukumva yarongoye undi, aho kugira ngo mujye gukora agatanya ujyukwe nawe ajyukwe ngo uhunze ngo umugabo warwaye. Ushobora guhunga biriya ukagenda ugasanga uko imibiryo mbese bya biri byose navuze utaguha amatekano kubw'izo mpamvu mwana wanjye. Ubwo turabinyuza kuri banyogosenge ntubibabwire wenda kugira ngo bazaguherekeze ujya umugabo wazabona uhingutse amaze agusubizeyo ntabwo cyangwa wumva se ndamutelefona nganire nawe mubwire ko ngo wari umaze iminsi uri hano mu rugo. Ubwo simbura uko mvuga by'abantu bakuru mu kinyarwanda kiza tutire tujya no ku gasozi. Imubwire ko ubwo nguritse ndaza kugushakira ibyo. Ntabwo umwana w'umukobwa amaze iminsi 3 uri hano mu rugo. Ubundi areba utwo uzagenda wikoreye, ntabwo uzagenda amara amasabana wanjye n'ahundi. Urakoze mubyeyi. Kubaka ni gutyo. kubaka ni gutyo.